mfite indirimbo nyinshi naririmbana n'abantu ngewe ahubwo muno harimo akantu kameze nk'akazu sivyo kameze nk'akazu nyine yaba ari n'abayobozi bwabo bo mwuyu mujyi nabo reka mba mentioningeho kuko ngiye mfite na gahunda zo gushaka gavana tukihurira tukiganira ngiye nawe nk'umuhanzi mukuru nkagenda nkahura n'umuyobozi nka gavana tugahura tukagana ko ndumuhanzi mukuru tugomba gura tuganira nkamubwira ikibazo kiri muri industry hano nk'urugero hano ngewe niba nk'uko bimbajije hashobora kuba ibitaramo bitanu binini izina King Xavier kaburamo n'ubugambanyi si ikibazo cyo kuvuga ngo sima nakoze kuko na muhanzi we ugomba akaba yabifata nk'umwanzuro munini nk'urugero ngiye muye na gavana namusaba kuba muri uyu mugi habamo inzu y'imyidagaduro nk'uko kera byahozeho twebwe ikintu cyatumye tuba abahanzi banini hariya muri uyu mugi wa Musanze ko hari sare kumuza hari yari imyidagaduro impano zaragaragaraga tukaririmba abafana baje ari benshi nicyo cyatumye tuba abahanzi banini buriye nagari nk'iby'ubu ngubu ngiye urugero aheruka gusohora Borojyari reka ngiye mvuge yuko ari we musani tuba tunahanganye muri iki kibuga sibyo none iyo bamuhamagaye muri show hano rimwe kabiri gatatu Shine Man ndi gukora umwaka kundi urumva hatarimo cya kibazo navugaga cy'akazu k'ubugambanyi ubwo rero icyo kintu ngiye ikintu nasaba nuko akatsiko kavaho umuhanzi niba uyu mwaka akoze barunaka uri mwaka akore barunaka kuko ni iterambere muri rusange n'urubyiruko rw'ako karere ngewe ndatera imbere ukwanjye meiratera imbere mu bundi buryo na Debresi n'abandi banze na gutyo urumva icyo gihuza ukuntu bizagenda niba siko tari ukuntu yateye imbere na King Xavier ukuntu yateye imbere nanjye aya mafaranga hari icyo ndi kuyakoresha ndi guteza imbere iki igihugu cyo kintu uko cyumva none ahubwo ibyo twabibaza abanoma kuki bahora bari guhamagara abantu bamwe nose no guhamagara abantu bamwe urukumva ko iterambere rukurisira ahantu hamwe nyine ahantu hamwe nose urumva aka karere kazatera imbere mu muziki gute nkiyo tuvuze urugero nkiyo tuvuze nka Reyo uhita wumva ko ari igihugu cyose cyavuzwe yes uzi impamvu twumva ko yuvuze Reyo ari igihugu cyose cyavuzwe Reyo ni ikipe nini mbese miliyoni zose zituye mu Rwanda uko byamira kose nubwo twaba turi miliyoni nike tuzaba turi miliyoni nka 50 cyangwa nka 50 urumva nubundi 25 ni Reyo 5 nandi makipe akagabana gutyo ukumva icyo kintu Welcome my people, this is Eliana Kim kuri Vibe Zacu, murakaza neza kuri Vibe Zacu, turashuje mwaramutse mwiriwe mwaraye bitewe naho uri bitewe n'amasaha uri kurebera iki kiganiro. So this is Vibe Zacu, murakaza neza, niba utarakora subscribe don't forget, share, like and comment. Murakaza neza rero tubahaye ikaze, ntugende utadukurikiranye utari bibyuza tugufitiye uyu munsi nkuko twabasezeranije ibintu nakagaruka. Murakaza neza nanone, here we go. So nkuko nabasezeranje kuri Vibe Zacu nabasezeranje kuzajya mbazanira ibyamamare abahanzi barenze aba producers barenze abantu barenze gusa bagira ikintu batwungura mu muziki nyarwanda muri music industry cyane muri MSI muri Musanze. So murakaza neza rero uyu munsi rero twagarukanye n'umuntu mushya twagarukanye n'umushyitsi twagarukanye n'icyamamare Shine Man. Right. So murakaza neza ntimubure nimuveho mutabonye ibyiza tubafitiye. Here we go. Yego. Murakaza neza rero. Twazaniye undi mutumirwa. Urakaza neza umusaza. Ni karibu wacu. Wamaye kuri ibyo bintu se bitose wala. Ibi bitose se mwa. Ibyo bintu. Ndakomeje. Tufite umutumirwa muramubona. Urakaza neza. Urabizi baby nzukuteye.
babarira cyane nonsabe parido do do waina do wa do waina 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 egera hino banzungisinge gato egera himbere nyemereze abo bana jinisha ibyunyuma utibagiwe n'igituza do waina do waina bahe waina bahe waina bahe waina bahe waina urabizi baby nzukutse yo it's your boy King Xavier Shine man. Urakaza neza King Xavier, murabona twamubazaniye nko twabibasezeranije, twabazaniye icyamamare umuntu urenze Shine man. Umeze ute? Yo I'm good baby. Yes, kuri vibe zacu urakaza neza. Yeah nizere ko abantu bacu ariko bameze fresh kuko tugiye kubarekuriraho imiriro ya Shine man. Ibwira abantu badukurikiye bibabwire neza, babwire urinde uri muntu ki Shine man kuba takuzi kuba kubonye bwa mbere. Yes, wabwira ari umuntu abo mbonye I don't know, maybe let's say that. Ariko yes hari nk'abavutse ndi mu kibuga, abantu bavutse ndi gukora icyo uvuze nicyo ntabwo ugiye kure y'ukuri. Nk'abana bavutse basanga umusaza ari mu gakino ni King Xavier Shine man, akaba ari ngiye umuhungu mukuru muri dancehall ku butaka bw'u Rwanda. Ni King Xavier Shine man. Mdiwana none. Hanyuma Shine man, King Xavier, ku bantu bashaka kugukurikira, ku bantu bashaka gukurikira ibikorwa byawe bagusanga he? Kuziye platform? Yo barabizi ni yaca nisanzwe ni kuri Shine World Music Official naho ngaho, cyangwa se ugaterekamo King Xavier Desa 50. Aho ngaho ni fresh, tuba imbuga zose nuko nguko tu. Mwabyumvisha MSI, nizere ko muri kumwe natwe. Hanyuma bashaka kumukurikirana, abantu mutaramukora subscribe, abantu tuvuge bataramukurikirana cyane, cyangwa umubonye bwa mbere wifuza gukurikirana ibintu bye, ubikunze umukunze ukimubona, nyarukirayo subscribe. And don't forget fastarishe first of all ibintu muba mugomba gusanga hariya. Murabizi ko ari ibintu birenze bya hatari kabisa. Yego wari Shine man twaturi kumwe rero. Shine man, this is the vibes zacu kuri TV zacu, urakaza neza, turagutumye tuguhaye ikaze. Ndi tayari abantu ngiye kubazitura kabisa. baziture Shine man, ibintu ni amahoro. Tugiye kubana muri kino kiganiro cy'iminota mike cyane, karenze 15. 15 sugo si myinshi ko ndabana navuye. Baba wagiye ufite gahunda za danje zirukana biruva nyine umuhungu abagomba guhora ari guteka. Hanyuma ngaho tubwira ikintu cya mbere kirenze kuri wowe kabisa, ku buryo umuntu akikubona niki kintu cya mbere ahita yibwira, niki kintu cya mbere umuntu abona, first impression kuri wowe ya mbere irenze ni yihe? First of all ukimbona nk'ukubona buriya umusirikari atasizeho uniform ntabwo wamenya ko ari we. Sibyo? Rero ukimbona uhita uvuga urani Shine man, nk'uko amazina yanjye bivuganye na Shine man, ngomba kuba gushayinga shayininga bro. Shine man sibwo nk'ubu ngubu reka nkubwire nk'aka buriya nk'ubu ngubu mbese bikaba nka surprise, ngahita nkubwira rero igiko kigiye kuba mitse nkujyana muri Shine World. Wareba ku ruhande? Yes, because I already taken. Yes. Ni neza kabisa. Ubwo rero King Xavier Shine man ni umuhanzi nkuko warubimbajije, munini nkuko abantu babizi nkuko abantu babizi, kuko buriya umuhanzi iyo yabashije kurema ikintu agakreatinga injyana ye, buriya niyo mpamvu Coga Star umwami, niyo mpamvu Nayishi nawe hari ukuntu bimeze n'ubwo ari abapeti baje ngende umusaza na ba Bush nabo hari ukuntu nyene bagiye bubaka ibintu byabo bitwa abami. Ariko buri umuntu bita Coga Star, umuntu bita King Xavier Shine man, n'abantu baba bagomba kubawa uko byamera kose. Uratwe twari dukuriye no gukorerwa amastati yacu mu gihugu, kuko twebwe twakoze twarakiragitinze dufata injyana. Urumva ngira ngo ibyo bintu nawe bizaye amateko yazeho. Iyo wumvise dancehall uyumva muri ibyo bihugu by'iyo hakurya, sibyo? Tukuvuga ko wenda iyo bavuze ngo umwami w'injyana runaka urabona nko tuzi ko Costatich uko byamera kose ari mu banzi b'imbere mu bandi b'amapiano, siko bimeze. Iyo tugeze muri hano kwa Simba Platinumz, nta muntu utabizi ko muri bongo ni umwami nyine. Urumva nyine nicyo gituma umuhanzi aba munini, nicyo gituma aba munini, akaba
akaba big star kuko urumva nyine afite ibintu binini nyine yitwa ko ari umuhanzi muki munini. Yes. Niyo mpamvu missioninze kuri Coga AAC yazanye injyana yitwa gute baby? Ambwira. Yitwa Coga. Nawe yitwa Coga n'injyana yitwa Coga Star. Yes. Coga Star na Coga. Ubwo rero injyana ye niyo mpamvu ari iki ari umwami. Ngira ngo wumvise ko na Ben nawe yayimissioninzeho boro izina rya Jura Mukoboyi. Navuze Traffic kabisa no umuhanzi none wumva na Ben na The Ben nawe ubwe yubaha Coga Star. Buriya na Coga Star umunsi mwawe yazakubwira ati Shine Man ni umuhungu nanjye nubaha. Yes. Abenzi. Nawe ndamwubaha. Turi abami twese sose dufite ibintu byacu, dufite ubwami bwacu man. Dufite ubwami bwacu, twakoze ubwami bwacu. Ubuntu kuvuga ngo King Xavier ndi kuri level yo kuba iyo empire yanjye hari abandi bana ahubwo nanjye nazana sibyo ngavuga ni mukuri y'injyana kugira nyine injyana yanjye nigira ute mu gihe nzaba wenda urugero hari ukuntu bimeze umuntu ashobora kuba wenda atakiri no kwisi no urugero ujye ubona abana ba Michael Jackson n'abandi basani benshi n'ababara Kidubi bande bahora ari abanyabigwi. Impamvu bahora ari abanyabigwi inari ibintu byabo bubatse bakoze, ariyo mpamvu nakubwiye ngo bura King Xavier Shine Man na Rafiki Coga Star bari bakuriye kudukorera leta izareba ukuntu izadukorera amastati kuko turabami b'umuziki mu buryo runaka kuko mfite injyana yanjye na Coga afite injyana bazadukorera amastati kugira ngo abantu bajye nyine bavuga ati bimeze bite n'ibitabo bisohoke two ngiye mfite gahunda yo gukora n'ibitabo bivuga ku mateka yanjye yose uko natangiye game underground nanyuzemo uko byagenze. Bura hari haso umuhanzi nyuramo abantu bari kutubona gucya kuri TV ntibamenye wagwana ariko gucyo ubona umuntu aba hari ukuntu amaze kwiyubaka mu kibuga cyarubatse n'iyo empire aba yaranyuze muri haso nini nyinshi cyane. Niyo mpamvu rero umuntu agomba gusigasira ubwo bwami kugira ngo bukomeze bukore. Yes. This is Shine Man. Yes. Turacyamufite nawe wenda kujya turamufite nk'umuhanzi wenze turamufite nk'umuntu udasanzwe. Shine Man, hari ikibazo nshaka kukubaza. Mbwira nk'ikintu cyakuzamuye cyane ni iyo ndirimbo cyane yakuzamuye ku rwego uriho uyu munsi. Sio nayi ko mfite amahiti menshi. Mbwira imwe muri ayo mahiti menshi. Imwe kabisa uvuga uti iyi ndirimbo yagize ikinindura mu buzima bwanjye. Buriya niyo tuvuze urugero niyo tuvuze nka Reyo uhita wumva ko hari igihugu cyose cyavuzwe. Yes. Uzi impamvu twumva ko iyo uvuze Reyo ari igihugu cyose cyavuzwe? Reyo ni ikipe nini mbese miliyoni zose zituye mu Rwanda uko byamira kose nubwo twaba turi miliyoni nike tuzaba turi miliyoni nka 50 cyangwa nka 5 urumva n'ubundi 25 ni Reyo 5 n'andi makipe akagabana gutyo. Ukumva icyo kintu rero kuvuga ngo ni urambajije ngo ni iki cyatumye indirimbo yakuzamuye cyane kuburyo nawe uyirebwa ko tuyibenge niki. Buri indirimbo yitwa Rayon Sport turaganje ni indirimbo nini cyane yakozwe n'umuproducer munini Amuriyo Beat. Ngira ngo murabizi ko yakuriye amahiti menshi Ben n'abandi basenera ba Afrique niwe twakuranye iyo boro ni indirimbo nini. Hari indirimbo yitwa Duwaye ni indirimbo y'ibigwi nta muntu utayizi. Hari indirimbo yitwa Wa Mutipe. Buriya igihangano cyabashije kunyura kuri aba basobanuzi bose bo mu gihugu bose urumva buri rugo mu gihugu buri rugo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndimo no hanze. Jem naragiye nura mu mago y'abantu nuyemo kabisa nuyemo kuko izo benge zose nkubwiye baruki baranshumikiye ba Junior Giti ba Be The Great bose ndabashime n'abagenge bose nyine baramfashije kuko wenda niyo nagira cyangwa ninjira muri iyo gahunda sana goma ni kuvuga ngo hari indirimbo nini mfite ariko nabashije kureba aho ngomba kwamamariza ibintu byanjye bigahita bigerayo. Buranye indirimbo yitwa Rayon Sport turaganje igomba kubiyoboye boro zose mu ndirimbo nini ku isoko ko ni indirimbo nakubitira mu mahoro mu 45 buri wese tukaririmbana bitewe n'imbaraga ifite na ba nyirayo rumwe nge nayikoreye igihugu cyose. Akaza n'izindi ndirimbo hari n'indirimbo yo kwita izina ariko nayo n'indirimbo negereje ibintu byinshi to nayizaba nini cyane. Hanyuma Shine Man uko uhagaze uyu munsi uri uyu munsi wiyumva ute biguha iyi inspiration biguha izihe mbaraga wumva ufite ikihe gitekerezo cy'ahazaza? Nkuko nagiye mbikubwira uko byamera kose buriya umwami ahora akeneye kugira ngo ubwami bwe nibuhire. Ubwo rero kuvuga ngo wenda ni iki n'ibindi ndi kureba wagwane
igisubizo kiri kumvikana none ngomba gukomeza stile no kurinda bwa bwami bwanjye ubwo rero urumva gahunda ni ugukomeza gukora cyane amahiti na kuri amahiti uko n'ubu ngubu turatetse amavideo ari kuruza umufiririzo ayo mavideo tuyitegera ryari usigare nadaka kanyenye bahaye mu kabyara dutami yindi vuba cyane tugiye kubatama inama kabisa inama iraryoha yagera ku gisembe ikongeza umunyu kwata abana baravuze ngo nidukina agapira nitukajye kunama mana we sosokoso iyo ni hit igiye kuza audio n'amashusho yego tuyitege ryari iyo ndirimbo rero ntabwo ari kera ngira ngo arakantu nyine ariko ne kugira ngo bibanga muri video ariko nareba abantu bitege iyo boro ari igikoresho cy'ikinyabiziga natumijeho hanze kugira ngo kijye muri boro nicyo cyatinze nicyo kibura ariko ndumva nko mu byo kwa gatatu kiraba cyaje muri weekend dufataho amashusho yayo uko nshaka ngiye abantu banjye barabizi mbaha video ziri international nkuko n'ubundi ndi umuhanzi munini barabizi muri dancehall nkuko babizi n'iki urumva rero ngomba kubaha intego yanjye urwego video ya wa mutipe yaje iriho ntabwo ari bwo rwego nani weekend yajeho yego urukumva gucyo je buri mushinga ugomba kuza uri hejuru yundi ora ni ugira imishinga ya Ben nagageza na video isa nindi nicyo kintu nemerera Ben buri Ben no mukobo ugerageza gukora ikintu ukabona ko hari boro nyine yazanye boro azanye indi boro nawe asa n'uwinjiye mu bitero yes Shineman here we go twakomeje hanyuma mfite ikindi kibazo nshaka kukubaza especially kuri indirimbo ya Grenade wakoranye na ba MSI Gengo ego ndashaka kubaza iriya ndirimbo kuki ari bo wahisemo ese igitekerezo cyavuye kuki urumva nk'umuhanzi mukuru uricara ukareba mu kibuga uko bimeze ukavuga ni nabaye basani barimo bari loko ariko bakora ndavuga twebwe nk'abahanzi bakuru tureba lyrics z'abahanzi twavuga ati se bari abahanzi n'abanditsi beza yego se bari abahanzi niba atarabanditsi beza mbese ni esperite bafite mu ruganda rwabo kuko ari abahanzi baba bafite vibe ariko lyrics ari nazo hari n'abahanzi badafite vibe lyrics zigize ute zihari ariko noneho akaba naba bafite vibe na lyrics zigize ute zihari ariko kabana umuhanzi hari ukuntu nyine ibintu bitameze fresh icyo gihe rero nyine bagenge bose bari muri yabari Mufti OG kuko arimo MSA Gengo irimo urumva bose nabakoboyi banje tu nabajama banje urumva rero byari byoroshye kugira ngo tuhuze ku mushinga nje nirinze byo kwiremereza ngo ndi Shineman n'iki ngira gucya tu burayo yugize gucyo gaca bugufi nibwo n'Imana ivuga ati umuhungu wanjye ikakuminjiraho ka Favor mugani wa Ben urumva ubwo rero ucyo gihe baransuye home ndabyibuka muri Shine World turaganira nyine by'abahanzi igitekerezo kirava ariko musaza ubyumva gute dufitanye kiboro ndavuga atari ibyo bintu nabyo rikuva biri hejuru icyo gihe bari barazanye imisago yari ifite agasilenge kavuga ngo biri hejuru leta tuvuga ati ariko ko ibintu biri hejuru urumva noneho duhita tuvuganuza ukuntu bimeze reka mamagare producer mitamamagara nuza producer Malazi Kick Master kuko ni producer mukuru munini ugomba kunkorera ibi songs byanjye kuko ni producer ufitanye indirimbo na Big Farias ufitanye nimo na abako yibo hirya abantu ba Mr Bro ngira ngo producer unkorerane nawe wakoze munyana ya Big Farias numva no producer munini abaraje indirimbo ayicayeho akanze twumva ibintu biri hejuru kubisa biriya zivuga ati none bimeze bite MSA Gengo rero nk'abahungu babanditsi beze nacyo cyatumye mbayitamo nabihisemo kuba barabakoboye ngewe kubwanjye nk'umuhanzi King Xavier n'imyaka maze muri game kuko nabantu benshi banyuze mu maso benshi kabisa kuko twebwe twaje kuri stu ya Amani Studio kuri ya Top 5 sai urumva ni mu myaka ya kera nyine ikibuga turi kucyubaka bora abapeti barimo bari gusarura ibyo twubatse
nibyo twubatse nyine kuko bo baje agikora amasede turi kuyavana mu nzira batangiye kumenya amaflash. Ubwo rero byumva icyo gihe abahanzi bose babaga bari kunyura mu maso n'abaje nyuma yanjye bose mba ndi kubabona, ndavuga ati MSG ngo nabanditsi beza. Noneho bihurirana nyine nari nzi ko ari abanditsi beza, bihurirana no kuba bari inshuti zanjye, tunaraganira duhura twumva nyine ibitekerezo biri kugwamo. Kuba bari abanditsi beza rero bitewe amanota kugira ute yo kuba bagwa muri beat ya Grenade. Mufti OG nawe nuko nawe ni umuhanzi umwanditsi mwiza nabagira imirongo ya fresh. Ngiye kubwanje MSG ngo ngewe nk'ubu ngubu turi gutegura nuza award muri Shine Award. Turi gutegura award kuko urumva iyo tuvuga ngo turabahanzi banini nibyo bintu tugomba kubyerekana bituma tuba banini. Ngiye niba ndi umuhanzi ukora ku giti cyanye ngaba ndi kuri level yo kuba ndi gupanga gutegura award igomba kugituruka muri Shine Award. Ari nko kuvuga ngo nk'ubu ngubu irahari ariko itari muri Shine Award ngaba ndi umujaji hari MSG ngo nahe igihembo cya groupe nziza muri Musanze n'abanditsi beza, urumva n'abanditsi beza barabahanze no muri Grenade baguyemo neza, abantu bumve boro bumve imirongo, abantu nibakajye bumva umuziki ngo biruke, umva boro neza yumve. Rero nico kintu cyatumye mbayitamo MSG ngo nabanditsi beza ramufite OG no umwanditsi mwiza, nico kintu cyatumye mbashyira muri Grenade. Nico cyatumye mbashyira muri Grenade ngira ngo na n'ubu ngubu biracyari ku isoko, n'abantu iyo bayumvise nibayumve nibandikemo Shine Award Music Official barasanga indirimbo yitwa Grenade kuri yo channel, banibuke kugira gucya nyabona, hanyuma bumve iyo ndirimbo yitwa Grenade MSG ngo bumve neza, bumve imirongo, bumve kabisa, bareta bamenye icyatumye mbashyira muri Grenade. For sure. Byinshi cyane. Yes cyane. Yego. Ihangane gato nanjye ndaryama. Yego. Ndashaka kukubaza ko tubona ibitaramo birenze byinshi kandi byinshi. Kubera iki tutakikubonamo cyane n'ukubera iki birapfira he? Ni kihe kibazo? Sinkeka ko wenda hari ikindi kibazo kuko ndi umuhanzi ukora. Ndi umuhanzi ukora icyambere bashobora kuba batinya igiciro cyanjye. Bashobora kuba batinya igiciro cyanjye kuko gusa kuba igiciro cyanjye bagitinya naga ari byo navugaho cyane. Ahubwo icyo navugaho cyane uyu mujyi wacu wa Musanze wagiyemo ikintu kimeze nk'akabati mwana. Wagiyemo ikintu kimeze nk'akabati hafungiranwamo abantu runaka. Urumva abandi bahagarara kuki ku mujyango, bamwe bafungiranye mu kabati abandi bahagaze kuki ku mujyango. Ibyo biterwa n'iki rero? Buriya ngewe nshobora nko kwibazana cyangwa nkabaza abantu badukurikiye. Ese ubundi nk'ibyo bitaramo byo nawe ngiye kukubaza noneho nk'ibyo bitaramo byo kwita izina ubundi wumva ko bagendera kuki? Ngiye ntekereza ko bagendera ku bantu barenze bafite ibikenewe ibyangombwa byose kugira ngo bagenderaho rero mu bitaramo binini, kuko ngiyewe ndi umuhanzi wakoze ibitaramo byinshi, ibigufi, ibinini, ibitoya, ibinini, ibitaramo by'ingeri zose. Uko ngiye nigeze gufata n'imyaka 2 nkirango narafasha ahantu hano mu mujyi mfata kontra y'imyaka 2 na muhanzi wo muri uyu mujyi utarakandagiye kuri iyo stage yewe na bamwe mu ba DJ banini barimo hano mu mujyi harimo abo ngewe nahaye izina n'ababouncer bamwe na bamwe bari kurinda abastari bamwe muri ubu ngubu. Urumva abitwa bashkuru barabasa bitwa bashkuru bora nabo yari genge yanjye n'abantu ngiye nagiye nkirira akaboko. Abitwa ba DJ Papson abo bose barabizi bazi ibigwi byanjye bazi wondiwe, abo bose uhuye nabo bakubwira ibigwi byanjye. Urumva ba DJ Papson kuko twarahasuringanye hano bura DJ Papson nayo no mu DJ nyine tufite ukuntu kibuga gihagaze kuko buri muntu wese usa naho yanyuze mu maboko yanjye afite amateka. Ubwo rero ajya urumbajije ngo iki mwana ikibazo cyabazaga ngo kuki tutakubona muri zino performance zirenze za dance. Ikintu giharaho ngaho rero twavuga ngo bashobora kuba batinya ku giciro cyanjye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri igiciro si cyo kibazo, kuba wenda ndi umuhanzi uhenze ntago ari cyo kibazo, sibyo? Simvuze ko telefone zitaza mu bitaramo bimwe na bimwe zimbwira ati musaza igitaramo n'iki tugapfa iki umufungo, urukumva. Hanyuma twagira muri ibyo bitaramo binini nko wari ubivuze nko mu gihe cyo kwita izina, sinzi ikintu abanoma icyo bagenderaho. First of all umuziki wacu wa hano, ubwo reka twinjira muri showbiz to fresh. Umuziki wacu wa hano ufite ikibazo cyo kuba
cyo kuba abanyamakuru bo ubwabo bafite ukuntu nabo bashaka kuba banini kuruta abahanzi. Icyo kintu nuko cyumva. Noneho akabaye ikintu cyo kuba bafata nk'abanyamakuru banini muri uyu mujyi bakavuga ni rero mwebwe muturebera abahanzi bagomba kugira ute bagomba gukora kuza ahangaha. Icya mbere bagenderaho sibyo bagendera kuba umuhanzi afite indirimbo zifite vibe. Ayo manota ndayujuje. Bagendera kuba umuhanzi afite indirimbo zihuta kandi yaririmbana n'abantu. Izo ndirimbo ndazifite. Zirenga mfite indirimbo nyinshi naririmbana n'abantu ngewe. Ahubwo muno harimo akantu kameze nk'akazu sibyo kameze nk'akazu nyine yaba ari n'abayobozi bwabo bo mu uyu mujyi. Nabo reka mba mentioningeho. Kuko ngiye mfite na gahunda zo gushaka gavana tukihurira tukiganira ngiye nawe nk'umuhanzi mukuru nkagenda nkahura n'umuyobozi nka gavana tugahora tukagana ko ndi umuhanzi mukuru tugomba gura tuganira nkamubwira ikibazo kiri muri industry hano. Nk'urugero hano ngewe niba nk'uko ubimbajije hashobora kuba ibitaramo 5 binini izina King Xavier kaburamo n'ubugambanyi si ikibazo cyo kuvuga ngo sima nakoze kuko na muhanzi muri uyu mujyi ndusha gukora ariko kandi ntibuke ko wavuze ko ukostinga menshi aricyo kintu gituma bataguhamagara nabyo nubyibagirwa. Oya kuvuga ngo ndi umuhanzi uhenze ntago icyo ari cyatuma bibi ikibazo nose kankubaza abasani bavuze ngo bazanye abasani kejeri sibyo bakaza hano baje kuririmba nago babahereza arenze yongewe nca ngenda navuga ko ari gucyo bimeze sibyo. Ubwo rero icyo kintu ikintu nasaba nuko akatsiko kavaho umuhanzi niba uyu mwaka akoze barunaka kuri mwaka akore barunaka kuko ni iterambere muri rusange n'urubyiruko rwako karere. Ngewe ndatera imbere ukwanjye meiratera imbere mu bundi buryo na The Bless n'abandi banze na gucyo urumva icyo gihuza ukuntu bizagenda niba Scott ari ukuntu yateye imbere na King Xavier ukuntu yateye imbere nanjye aya mafaranga hari icyo ndi kuyakoresha ndi guteza imbere iki igihugu cyo kintu uri kucyumva. None ahubwo ibyo twabibaza abanoma kuki bahora bari guhamagara abantu bamwe nose no horo guhamagara abantu bamwe urukumva ko iterambere rukurisira ahantu hamwe nyine ahantu hamwe nose urumva ka karere kazatera imbere mu muziki gute. Ari mpamvu twege nk'abahanzi bakuru ari mpamvu ngubye ngo ngiye ngomba gushaka umwanya nkahura na gavana tukaganira ngiye nkamubwira ibi bintu akabimenyaho ashobora kuba atanabizi bihera mu nzego zo hasi we ugomba akaba yabifata nk'umwanzuro munini. Nk'urugero ngiye muye na gavana namusaba kuba muri uyu mujyi habamo inzu y'imyidagaduro nk'uko kera byahozeho. Twebwe ikintu cyatumye tuba abahanzi banini hariya muri uyu mujyi wa Musanze ko hari sare kumuza hari yari imyidagaduro impano zaragaragaraga tukaririmba abafana baje ari benshi nicyo cyatumye tuba abahanzi banini buriye ntago ari nk'iby'ubu ngubu sibyo ntago ari nk'iby'ubu ngubu urugomba uyu mujyi ukeneye ibintu byinshi muri iyo myaka yose. Rero navuga ni ngiye nasaba yuko hagaruka ubumwe mu itangazamakuru kuko icyo gihe hari ubumwe n'ama studio recording agire kugerageza gushyira hamwe ko nk'icyo gihe Top 5 yabaga ifite abahanzi benshi bakorerayo Amani Studio ifite abahanzi benshi bakorayo bo bashyira nyina rukuntu bari bameze nabo nabahungu bakuru kuko yaba Wineza Patrick yaba Amani Studio bari ni banini muri uru ruganda ngewe nabagabo nubaha kuko burana Patrick ari mu bamfashije kugira ngo nyine mbe ndi King Xavier kuko muzina mfite hari icyo yashizeho hari tafari yasizeho na Amani Studio hari icyo yasize abo bagabo ndabashimira. Urukumva kibiga ibyanjye ni bya kera ntago ari by'ubu ngubu bura King Xavier numwe mu bahanzi bagwanyije amasedi sabasane bakaba bari gutwara amazigo kuki kuri flash bari bakwiriye kugira ute kunshimira aho kunshimira ahubwo baragenda bakavuga nyine imico itari myiza ngo shine major ibintu ugasanga utwo tuntu twose twahora naho ngaho ugasanga ari kuva icyo kibazo ariko byose ari icyo ari ibinyoma. Gusa mu gihe hari ijambo nshaka kubwira abantu urumva hari ijambo nshaka kubwira abantu by'ubwenge yutagambanirwa ntabwo uri umuhanga. Impamvu ngiye ngambanirwa ibyo bitaramo binini wenda akaba ukuntu hazamo abantu bagiye kungambanira sibyo bagiye kugambanira Shinewood na King Xavier muri rusange nuko baninya sibyo bataninya rero badatinya ibigwi byanjye badatinya power yanjye ntago bagambana ubura kuba ngambanirwa nuko nanjye ndabizi neza ko nabandi ba artiste baraninya for real.
ndacyakomeje kukubaza mfite ikindi kibazo nshaka kubaza ese wakomeje kuvuga ku kugwambanirwa iki mbwira nk'amazina 3 ushaka kuba utekereza ko yaba ari inyuma y'ibyo bintu yije inyuma y'ibyo bintu kuri uko kugwambanirwa kutageraho umuntu agera kuba mu kabox kamwe runaka mbwira nk'abantu 3 ushaka gutekereza ko babiri inyuma mu basani bangambanira muri uyu mujyi wa Musanze uyu mujyi ubamo groupe z'abahanzi 3 izo groupe 3 harimo na groupe y'abakobwa banjye nazanye urumva nazanye bitwa Neria group kuko nabo ni babiri ngo bari mu bakugambane nago muze ko ndi kukubwira ayo ma group kuko bana nugo bari bazi ngo iyo groupe ngo bihagaze bite ariko izindi group ngo si groupe 3 z'abahanzi bakorana yo tuvuga ama groupe muri kubyumva y'abahanzi rero murabo ngaba muri ayo ma group harimo group imwe ngambanira simvuze izina ry'iyo group ariko harimo group ingambanira cyo kintu uruko cyumva mu baraperi bo muri uyu mujyi uruko byumva harimo umuraperi ungambanira njyewe higeze no kubiga igitaramo turi gukubita ndi kuririmba muri stade uwo muraperi musanga kwa DJ man umuniga wanjye witwa Rastagebi yaguha ubuhamya urumva yaguha ubuhamya ngize gutya nsanga mayike bari kuzikuraho urukumva uwo mugenga arimo for sure uwo mugenga arimo kubera icyo utamumentioninga se byibuze kugira ngo nshaka ama beef muri iyi game there is no need for beef nago nshaka ama beef muri iyi game gusa abaraperi bari muri uyu mugi bumva ko ari banini bumva ubwo mu baraperi dufite harimo Meiro is not that person harimo umuraperi ungambanira muri atari Meiro njye navuze ko ari umuraperi ungambanira muri uyu mugi izindi staff mwimbaza wagwana ubwo niba atari Meiro ubwo reka tuvuge Meiro Sweet Life n'abandi wenda dashaka kumentioninga muri abo nta so umunyamakuru ngiye kukubaza ikibazo ugisubiza abanyarwanda baduteze amatwi bari kutureba uri seriye kucyo ayo mazina uri kuyagarukaho nge ndimo ndakubaza nagutumiye ngo nkuba reka nge uzantumire nanjye umbaze nge nagutumiye ndi kukubaza ubwo nawe uzantumire umbaze nge nagutumiye ndi kukubaza umviriza baby umviriza muganyi w'abaturanyi umviriza nge navuze ni mu magroupe 3 yo muri uyu mujyi harimo MSA Igengo hari barabakobwa babiri harimo Sweet Life ayo magroupe ko ari 3 harimo groupe ingambanira mu baraperi rero nabo muri uyu mujyi harimo groupe ingambanira icyo kintu uko cyumva nyuma wavuze ko harimo groupe wizani harimo ino MSA Igengo ni inshuti zawe nago bari muri bamwe mu bakugambanira yes hakaba hasigaye izindi 2 hanyuma muri izo 2 nta yes wavuze ari MSA Igengo hakaba Sweet Life hanyuma hakaba na Neria group ubwo dukuyemo MSA Igengo ko zo ni inshuti zawe tugakuramo Neria group ubwo hasigaye Sweet Life nagari yabikugambanira bande bangambanira buriya group 3 we wavuze ko ufite group 3 hanyuma harimo izo wizaniye aba ni inshuti zawe MSA Igengo ni inshuti zawe nibakugambanira ubwo abasigaye twatekereza ni bande batarabo bande oya na Sweet Life nabwo nabo namahome yanjye nkuko na MSA Igengo ari amahome yanjye nkuko na Neria group ari abakobwa banje nyine nazanye ngiye nk'umuhanzi mukuru urumva ariko ngiye wamenya ko muri iyo groupe harimo ako kantu kari ko rero nyine muri ayo magroupe menya ko harimo groupe ingambanira nge nago nzi ngo nago mubwiye ngo nirihe zina ry'iyo groupe ariko umenye muri ayo magroupe harimo iringambanira kandi next time nzarishyira hanze n'uwo muraperi nzamushyira hanze urukumva babe nzabashyira hanze kabisa bungiye kugenda sohora imyandiko tubwire mu baraperi 3 waba wemera nabaye baraperi 3 mu gihugu hose hehe muri Musanze abaraperi 3 muri Musanze ku mwanya wa mbere buranahashyira umuraperi bita Bex ni umuraperi wa fresh burana Riderman ubwe yaramutinye ngende umugabo wo kubihamya kuko hari show nari natumiwemo hanyuma kumufungo mamagara Bex namugira ati ro musazi umufungo ngo nuponyoreho kuko ari umufungo ugaragara to aponyoraho nanye mponyoraho Bex araza hari Riderman kuko nyewe icyo gihe Riderman yari gufatwa nk'ari umuraperi munini cyane mu gifite imirongo irenze abugana ariko Bex ibi bintu byaba man Bex araza
yakoze icyo bita guhana. Wenda cyakubwira noneho umugentro bita Sikizi niwe wari MC urukumva. Uyu mubebi ukina filime ari muri songs ya Social Mura, umubebi witwa Asia niwe warateguye ibyo bitaramo, niwe wari wanumiye, ariko Bex yakubise amahiti Riderman kamaboko waraza kuri stage aravuga ati musaza akiri iki gihembo kabisa. Ubwo urumva uwo muraperi niko kubwira uwo ari we, yitwa Bex. Abantu nibagiye bumva Bex banyumva umuraperi muri Musanze w'imirongo mizima. Njye ari nko kumbaza ngo dufata abahanzi b'abaraperi i Musanze nk'umujaji nyine nk'umuhanzi mukuru mbohereza ahantu, Bex yagenda ari uwa mbere. Meiro nawe ni umuraperi mwiza, gerageza gukora ariko nashinja ubunebwe. For sure. Meiro ubwo tumushinja ubunebwe. Kuko na Bex nawe namushinja ubunebwe, ariko Bex we ku rundi ruhande hari akandi kaboko yazanye muri game, yazanye Stu. Ntabwo twamushinja ubunebwe we cyane, reka dushyira akabazo kuri Bex kuko abari guhonda amahiti, ari guhonda iki abasani. Nundi ruvuga ngo tayari wari kwagura iki kibuga. Umvise ikigira umuhanzi mukuru nyuma yo kubona baze ko umuraperi munini yavuze ati reka ngira utenzane Stu, abandi basani mbafashe nabo bagira ute babe banini. None se nk'impamvu niko kubwira ni Meiro namushinja ubunebwe ni iyi ngiyi. Urugero aheruka gusohora Borojyari, reka ngiye mvuge yuko ari we musani tuba tunahanganye muri iki kibuga, sibyo? None iyo bamuhamagaye muri show hano 1 2 3 Shine Man ndi gukora umwaka kundi urumva hatarimo cya kibazo navugaga cy'akazu k'ubugambanyi, icyo kintu wacyumvise? Simvuze ko ari ungambanira ariko ni kuvuga ni kuki batareba Shine Man ukora bakareba umuhanzi udakora. Icyo kintu uri kucyumva? Bagomba kureba umuhanzi ukora. Nk'ubu mu myaka itarenze 2 nasohoyemo indirimbo zigera wa Mutipe, Muganga, Gerenade, Emerine, urukumizo boro zose. None se Meiro yasohoyemo izihe? Yihangane ni umuniga wanjye ndi kumeshoninga, urumva ni umuniga wanjye na bifilimo kabisa ni home yanjye, ariko gukora ni byiza bigatuma dukomeza kuko ubu ngubu nge nakubeshya kurimo nabanga ririmo reka umuname n'umuceri. Nge nyene uyu muhanzi ufite imbaraga ukora uhozaho duhangana, kandi ubwo Meiro ntari mu bantu mwakabaye mugihanganye kugeza ubu. Nge nyene uyu muhanzi ukora urekura amahita agashyira umufungo mu muziki tugakora uyu muziki nyengeneye muri uyu mugi wa Musanze. Abahanzi nibabyumve, uri kwiyaminiye ngiye muhaye ikibuga, ubushobozi adafite nzajya mbumuha, sibyo? Nzajya mbumuha yaza muri Shine World agakora audio agakora na video, ariko ngiye mbone hit nyinshi. Urabona ukuntu buriya Tanzania baturusha ikibuga mwana. Impamvu baturusha ikibuga ni gute? Bazi gucuruza. Reba uburyo Simba na Diamond Diamond na Nuza, Diamond na Harmonize ukuntu bagize gucya kurukuru baravurunganya. Reba urwego rw'abi bintu aho bigeze, sibyo? Bura nubu na Nuza na Ben na Bruce Arega nuko batabarabuye neza, nabo bari mu kiniki mu kwivuruguta kugira ngo no ikibuga cyabo kitaraburasi kitaramwubakiye fe munini. Nanjye rero nyene uyu muhanzi ukora munini duhangane. Ukeneye umuntu muhangana muri make. Kuko nkora ndumwe kabisa. Nyene ufite power dukore ikibuga tucyagure, imiziki ya Musanze turi Kigeri yo hakujya cyane. Ndi kwambuka ndumwe kandi bakeneye kugira ngo bumve n'izindi. Reka tujye ku kibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza, uramutse uhawe budget, uhawe ububasha n'ubushobozi bwo guteza imbere music industry ya Musanze mu myaka 2 iri imbere, ni bihe bintu 3 wahita ushyira imbere? First of all, cyambere nabanza nicaza itangazamakuru ryose, sivyo? Nkaribwira ko nabyo kujonjora impano yose izari impano, wowe yigeza igomba kugera abantu bajudging. Icyo ni cyambere, iyo nama yaba muki mu journalist mu banyamakuru. Icya kabiri cyaba buri ntara kuba nashyiramo inyubako y'imyidagaduro, buri ntara, buri karere, mbese buri karere cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda nashyiramo inyubako y'umuziki yo nkuko i Kigali hari arena n'ahandi hose iyo nyubako ikabihari.
ikabihari. Ikindi kintu ngashyiriraho ihuriro ry'abahanzi ridafite uburyarya. Abahanzi mu gihe ibitaramo bibaye muri ako karere bivuye nk'Ikigali cyangwa bivuye ahandi byaba bivuye Gisenyi bije Musanze bikanyura mu ishyirahamwe twegenda dukurikiza amarufabe dufata abahanzi dufata undi apana guhora dufata umwe. Nicyo kintu nahita nkora. Thank you so much. Urakoze cyane. Shiny Man, urakoze cyane. Uyu ni umwe mu bahanzi basubije ibibazo ikiro kibazo neza kandi akagisubiza ku rwego rwiza umuntu yumvaga yifuzaho. Thank you so much guys, mwakoze gukurikirana Vibes zacu. Nakagaruka, Imana ibahe umugisha. Don't forget subscribe, share and comment. Kandi mwibuke gushyigikira umuhanzi wacu Shiny Man. Thank you. Ciao ciao.